umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'amasindika y'abakozi mu Rwanda Birabone Africaine yatangaje ko umushahara udatangirwa umusoro ukwiriye kuva ku 60,000 ukaba nibura 100,000 kuko umubare munini w'urubyiruko ruri mu kazi aricyo cyiciro bisangamo. Ikibazo kijyanye n'umushahara fatizo ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye. Ndakeka mu bihugu byacu turimo nko mu gace turimo ka Afrika y'Iburengerazuba cyangwa East African Community, ashobora kuba ari u Rwanda gusa rudafite umushahara fatizo kandi nyamara duhurira ku isoko rimwe. Ibyo rero bigateza ikibazo cy'ubushobozi bw'abanyarwanda igihe bahangana kuri ayo masoko. Icyo twavuga nuko tumaze igihe kinini dukora ubuvugizi kuri icyo kibazo kandi tuzakomeza kubikora kuko mu by'ukuri kugira umushahara fatizo ni ibintu dushyira mu byo twita social protection cyangwa mu buryo bwo kurengera abaturage. Urengera umukozi ariko umukozi ni umuturage kandi no ku mukozi hashamikiyeho umuryango munini aribo twita abaturage. Cyane cyane rero muri iki gihe mubona mwese ko hari ihindagurika ry'ibiciro biturutse ku mpamvu zitandukanye, uburyo ifaranga rita agaciro, uburyo amafaranga dukoresha duhaha ibintu mu mahanga, amadolari cyangwa n'amafaranga bigenda bizamuka. Ibyo byose bikagira ingaruka, igiciro cya lisansi n'ibindi, ibyo byose bikagira ingaruka ku buzima bw'umukozi n'uburyo bwe n'ubushobozi bwo kubasha guhaha ku isoko ririho uyu munsi. Ibi byose rero uko bigenda biba urwo ruhererekana rwabyo biba mu gihe nyamara umushahara w'umukozi utanyeganyega, utigeze wongerwa. Ibyo rero dusaba ko umushahara wakongerwa ariko byakemurwa kurushaho hashyizweho umushahara fatizo, kuko umushahara fatizo iyo ujya gushyirwaho hashingirwa ku kiguzi cy'ubuzima. Tukaba dusanga ari ngombwa cyane ko inzego zibishinzwe icyo zikwiye kubitekerezaho. Bamaze igihe tuganira, hari inyigo zigenda zikorwa, ariko icyo dusaba ubu ngubu nuko byakwihutishwa, cyane cyane ko n'itegeko rigenga umurimo buriya ryarabiteganije. Ryateganije ko hazashyirwaho iteka rya ministre rigenga umushahara fatizo. Ni rimwe mu mateka ashobora kuba atarasohoka kandi nyamara itegeko ry'umurimo rimaze igihe kinini risohotse. Tukaba twongera gusaba rwose ko icyo cyakwitabwaho. Turabivuga nk'abakozi ariko turabivuga mu izina ry'abaturage muri rusange, kuko ingaruka zabyo zigera kuri buri muturarwanda ku bijyanye n'ubuzima bwe no kuba yashobora kugira imibereho myiza. Noneho icyo bita umushahara fatizo rero ni wa mushahara udashobora kugibwa munsi, wabazwe hashingiwe ku bikenewe kugira ngo umuntu abashe kubaho. Niyo mpamvu bita minimum wage, ni minimum. Iyo minimum rero iyo yabonetse ntibivuze ko umukozi adashobora kuganira n'umukoresha we kugira ngo habe hagende ikirengaho, ariko nibura hari urwego, umurongo washyizweho ntarengwa mu buryo bwo kujya munsi, kuko byabazwe bishingiwe ku kiguzi kibiri ku isoko cyabasha gutunga umuntu uyu munsi. Naho umunyamabanga mukuru wa sindika y'abakozi bakora mu mahoteli, amaresitora n'utubari, Nyiratsinda Flora, yavuze ko kuba nta mushahara fatizo uriho bituma abakozi babaho nabi. Urabona amafaranga iyo ari makeya, uraza iyo wahembwe umara iminsi 3 yose yamaje gushira, ugatangirana n'ibibazo, ugakora utishimye kubera ibibazo. Urabona ku isoko ibiciro byarazamutse cyane. Ni mu gihe umunyamabanga mukuru w'amasindika y'abakozi bakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yavuze ko bahemba bagendeye ku musaruro wabonetse. Bariya abakozi bajya indani ari nabo benshi, nta mushahara mutoya uhari kugeza uyu munsi dufite mu gihugu, ndetse n'uburyo bahembwa hagendewe ku musaruro wabonetse ku kiro, ku buryo usanga bahembwa mu buryo butandukanye bitewe na kampani, no bumvikanye na kampani uko kuri gasigeti bahembwa kuri koruta, zahabu, wolfram ndetse n'andi mabuye ku kiro. Uyu munsi icyo niyo mbogamizi igihari, ari nabyo tumaze iminsi tuganira n'inzego zibishinzwe, harimo Rwanda Mines Board, harimo Rwanda Mining Association ndetse n'ama companies, cyane cyane kugira ngo turebere hamwe ni gute twakwiga hashyirwaho igiciro gitoya, umushahara cyangwa se igihembo gito umukozi waje mu mabuye gukora mu ndani mu bucukuzi, utageze ku musaruro, utabasha kubona gasegereti cyangwa se utabasha kubona amabuye y'agaciro, ni gute uwo mukozi yabasha kubona igihembo? Kuko
iyo haramuka hagiyemo katapira, iyo hajyamo za excavate mashini, zari kugurirwa essence, zari kugurirwa fuel, zari kwishyurwa maintenance, abashoferi bari kwishyurwa, porteshari zazizanye zari kwishyurwa, ariko uwo mukozi yiriwemo agataha ntacyo yabonye, byitwa ko nta musaruro yabonye, kandi mu by'ukuri uwo muntu yakoze. Akaba ari byo turimo tuganira n'inzego zibishinzwe, cyane cyane urwego rushinzwe ubucukuzi RMB ndetse na Rwanda Mining Association, kandi dufite icyizere cy'uko icyo kibazo dushobora kubonerwa igisubizo mu minsi ya vuba, tukagirana amasezerano, icyo twita amasezerano rusange, collective bargaining agreement, ishyiraho igihembo gitoya ku mukozi wakoze mu ndani, wakoze muri kampani y'ubucukuzi, ntabashe kugira icyo ageraho kuko n'undi aba yakoze, noneho yagera ku musaruro agahemberwa bya biro n'undi, kuko uwo musaruro n'ubundi nanone adahembewe umusaruro nta motivation yabihari. Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ryashyizweho mu mwaka 2018, ariko iteka rigenga umushahara mfatizo imyaka ibaye 6 ritarasohoka. Umushahara mfatizo kugeza uracyari ku mafaranga 100 ku munsi, ndetse imyaka irenga 40 irashize nta mpinduka zirikorwaho. Alan Nkotanyi Gashiramanga kuri B+ TV.